Erega sebu nasanze ubaruta uri marayika Papayi wa! Seburi koko ni umutindi w'umugome. Harimo umusaza Seburi koko buri wa gatanu azajya aza kubaririmbira igisope. Para Seburi koko azabasa. Sebu nta kimenya Ikinyarwanda. Seburi koko ageze aha. Kirani cyahiye gusa. Ni ejo maperi Sebu fierite. Utekereza ko izo njuga ziri bumfate? Ntabwo zamfata. Ririya nyine amafaranga yanjye nyine akabari kanjye. Wakwemera ukazambera umugore ko Ese waramutse muto. None se kandi kubyutse muri imbeho ugiye he kuko uruyobeye ko urwaye? Reka. Ejo naryamye igihe kirekire ntago nakomeza kugumya kuryama ndi umuntu w'umugabo. None se ubyutse wumva umeze ute? Dore wambaye n'isengeri n'ukuri. Isengeri se sinarinje kukubaza nyine ngo nkubaze zo wa mupira wanjye w'imbeho umanitse. So umanitse se dusanzwe tumanika. Ko nawubonye se. Nyibwirira umeze ute? Reka ndumva nta kibazo nakize. Reka ejo sinzi ibyari byambayeho. Ariko buriya n'ibyo umugabo wawe birimo buriya. Papa yimbwiye ibintu by'umugabo wanjye uransetsa. Umugabo wanjye hari irembo nibura irembo yari yaza gufata hano ko ku buryo umwita umugabo wanjye. Ariko Mutoni. Ariko iyo urebye so Seburi koko imyaka maze ukandeba ubona mbuze ubwenge. Nge Seburi koko buriya ndeba igihuru kizavamo igihunyira nkavuga nti kiriya. Ariko aho ubuvuzi ibyo biransetsa. Nibutse ukuntu yambwiye nako wowe waje hano wirukanka uvuga ngo yango yagusiza ahantu ngo kuzuba ngo aguhagaritse ngo ibiki n'ibiki kandi nawe yarongeye akamamagara kavuga ati muzehe yageze aho ko namuhizaho nari namusize nkamubura. Ngo iki? Yaragushatse arakubura waho yagusize. Amburate se njamburate. Ariko ubwo urumva njye umuntu mukuru naza nkabeshyira umwana nkuriye. Amburasa ndurushishira. None se papa umva gukira ukuntu yambwiye. Twaragenda amubwira ngo buhagaze hano urumva aragenda azamuka ruguru agiye kugushakira amakayi n'ikaramu na ofisi yawe yo kwicaramo urumva ambwira ati uko numvishije nyine bisobanuye ko yagombaga kuguha n'ubundi kakazi mwavuganye wari ushinzwe abakozi n'ubundi ahubwo amaze kubibona ibiro yabibonye azanye n'ibipapuro araguhiga arakubura. Ngo iki? Muyo. Ko waraye mu ntebe se? Wese wagira ngo ndare. Ese usanzwe urara mu ntebe? Jya kubaza Steri niwe unkingirana. Ibintu byo muri uru rugo rurimo abazimu muyo. Mva hejuru ariko Muyo. Urugo rurimo abazimu. Muyo. Nyamara wa mugabo we rwose ngemba nabikubwiye. Ariko nabivuze ariko uvuga ibiki? Uravuga ibiki? None ugenda kubwiye ngo kare akazi nako nsubiraho. Genda ugakore niba ugashaka urebe ko nanjye nkuvundira. Ako se kucyo shaka kwitesha akazi ariko akazi akaye kazi urimo kuvuga. Akazi urimo kuvuga nako gufungura umuryango. Akazi kubuza mu gihe Seburi koko umugabo wihaye umugira hano hose. Umukozi yinjira mfungura soka ye mfungura imodoka yinjira mfungura isoka mfungura ngewe ko niko kazi ushaka ko njya gukora ngewe ntako ngiye gukora none ndakubwiye ngo nako nakora. Ako se mukabyara mwe umwana aratubwira ko karimo yarayamubwiye yuko ngo yasohotse agiye kugushakira ibiro aje asanga aje akubura aragushakisha hose ayoberwa irengero ryawe none ntabwo ushaka gusubira ariko sipe nkubaze koko uzi ko wigira nk'umuntu utarigeze uba umukobwa ubu uyu umusore urimo gutereta ukuntu yirarira ubu se nge ibuka nanjye nyigutereta ntabwo nakwirariragaho
ntabwo aricyo cyatumye se nkwegukana nkagutwara abandi bahungu. Ubwo se urumva atarimo kumutereteramo we nta kintu bikubwira? Yarasohotse arambura, ndurushishise rutaboneshwa, nakurushisha amaso ararubona. Ngende bagiteri ku buryo ntaboneshwa amaso se. Hanyuma se niba yarambuza kuki atazamutse ngo aze kunshaka ahangaha ko asanzwe aza kuhatereta? Arambura, ambura tese. Nyamara rwose uri koko wasubirayo. Nimba yari yabyemereye Mutoni erega yanabihindura. Nubwo yari guheka akazi kuzamu bwo ku rugi. Nise ubwo kuri kuseka. Utakazi k'ubuzamu bwo ku rugi ariko. Akazi k'ubuzamu ngeze buri koko. Umukira ahantu hose. Umugabo ugiye kugira umugore ari mudugudu. Umugabo ugiye kugura imodoka, akazi k'ubuzamu ngewe. Ariko uze n'ikindi siperasi. Ubu narangije kubishyira mu mutwe wanjye. Ubyemera utabyemera, kariya kazi ko mu ruganda ntago kari mu rwego rwanjye, sinshaka kuzagakora. Jamais du tout. Nuko kandi ubwo nabisinyiye. Muyo, nyine ndashaka kukubwira, nyine ndabashimira uburyo mwandeze, uburyo mwankujije, nyine nkashimira imico mwagiye mumuma myiza. Ariko muyo, umuntu niyo ari gushima ageraho akananenga, ashaka kukunenga rwose. Ntago wena na Esther ntago mwakagombye kuba mubana gutya. Nukuri ko Imana mwakagombye kuba mubana neza, mumeze neza, mbese mutuje umuryango wacu umeze neza. Rwose rero Kadogo iwawe nari mbizi neza ko rwose abantu bazaba bakiza uburara bwawe. Ariko rwose ndabona atari uburara gusa wakize, none n'ubugoryi bwarashikize rwose. Ndabona mu mutwe wawe hameze neza. Muyo, reka nkubwire, buri wawe barigisha, baragorora. Burasa urangi wawe ari ikintu betwigishaga bitaga kubadirisha. Nyine kubadirisha, guhinduka. Ubu narahindutse, bunitwa Byiringiro, narabadirisha kabisa. Kubadirisha. Uriya rero Kadogo, mu by'ukuri amakosa narakoze pe, ndayemera. Ariko na Esther yarayakoze. Yakoze rwose, ariko abameze nka atabishaka byigurutsa kubyumva. Numvaga rwose aho bigeze dukwiye kwicara tukabana neza, ibyabaye imbere tukabyibagirwa. Ariko Esther ntabwo ariko wabibona. Ngo gusa ngo arashaka ngo gukomeza ngo kumpana. Kumpana se? Niyo mpamvu rero ngewe shaka kwisubirira kwa Nyiramana. Kumuyo, ntago ari umwanzuro wakagombye gufata. Ahubwo ngiye inama nakugira, urumva, mwashaka nk'abantu bakuru hano muri Gatoto, mukicara bakabunga bakabagira inama. Bamara kubagira inama mukongera mukiberaho neza nkuko twa dusanzwe tubaho. Gatoto? Nawe umaze imyaka ingana gutya muri Gatoto ntabwo urayimenya. Gatoto ivuga ikavuga n'urushishi, ikavuga n'isaze hise. Gatoto ishobora kuvuga umwana ukiri mu nda bataramubona bakamuvuga, urumvaga Gatoto ntago bazisha. Kumuyo, rwose nukuri ko Imana ushaka gufata umwanzuro, ushaka ko aba bantu bakuru mwicare babunge. Ni mama kubunga utagendeye kuri ibyo ngibyo. Twongere twibereho neza, twongere tujye mu wundi mwaka tumeze neza. Umwaka wa 2020, vision 2020 tuyinjiyemo neza, tubeho neza nkuko muzehe yabivuze. Ubwo so umwaka twawutangira muri mumeze gutya. Nukuri ko Imana rwose bitekerezeho, ufata umwanzuro. Urumva, Esther naza avuye gushaka ubwatsi bw'urukwavu, mwicare mu biganire, sibyo? Muyo, sibyo? Oya, njye nibyo ndimo kukubwira. Njyewe ndashaka kugira gutya nkabategurira ikirori neza neza, mukarya mukavuyarara ku buryo mutangira kuvuga muti dore ibyiza byo kugira famiye ikiza. Njye nicyo nshaka gukora noneho. Ariko kuba urimo kubivuga nk'ubihinyura, njye ndashaka kugufata we na Mutoni wanjye, uranyumva neza, nkabajyana ahantu bita muri hoteli. Kandi ubwo nzabagurira twambaro bakire. None se nzabajyana kuri hoteli nyine imwe ifite piscine bya byose abakire bogeramo nyine. Ubwo namwe nzagurira twambaro tubafasha ukuntu two koga. Noneho mwogere murangiza mwumva akayaga noneho ka hoteli, mwicaye kuri za ntebe zicunda ujye wicunda wikaraga ugaruke. Nimurangiza noneho bite mbabwira nini mushyireho inkoko zidukwiriye. Ubwo uze kuvovora inkoko muri hoteli ukuntu bimera. Kubu
buryo tuzaza noneho abanyagatoto bose bagaceceka nkabereka yuko tutari mu rugero rumwe tubarenze bari hasi yacu gutya neza neza. Njyewe njye ndashaka kubakorera ikirori gatoto yose kavuga ati kwa se buri koko bari hariya hejuru ju mu bicu hariya. Si wumva se ahubwo noneho bahite batangira kuba ati dore twabiraseho ngo dore twishyize mu rwego tutarimo. Kumva sipera umva sipe twishyize mu rwego tutarimo se guta ahubwo twebwe turabaruta nuko tuba twishyize munsi yabo. Twebwe turi hejuru mu bushorishori ju ya ju, noneho twe turihananura tukitura munsi yabo, niyo mpamvu badusuzugura ahubwo. Ariko aho ngaho mpaye n'igitekerezo, wa mugani nimbajyana muri hoteli kuza kubibabwira nkajya mbibabwira ntabwo bazabyumva neza kuko ntituzaba twajyanye. Uzi ikintu ngiye gukora noneho, negura ikirori cya Noheli. Hano babagi ihene, babagi inka, babagi inkoko, noneho mbakubita amanyaminda zibyimbe, nimbakubita icyo kunywa, noneho basare bavuge bati dore umukire se buri koko. Niko mgiye kubigenza. Shari habe nkawe bakwambitse impeta kumuto ubivuga nkaho ufite amaganya, gusa nawe wabivuga impeta wese sinaye mbabona ibyo mwari muri nijoro muri kugira Shari byanyu byo birarenye. Uzi ko yampaye bizo, urabeshya uramusoma nyine ufishe biryoshye. Kumva se gute wumvisha abizi gusoma na nyine yafashe umunwa we gutya ngo utagumishijeho umuntu. Ako nyine nawe kuyakoze imina yise numva nyine utuntu tunyirukansa umubiri wose. Asa kuki utagumishijeho umuntu akansoma byanya kunsoma se none njyanye itindaya barakubeshya turagishaka. Ako ufite ikimodoka riyise we ziko kireba nk'umuntu nyine nkuko urabona amaso yawe kuntu ameze narwo niko ruba rukanuye gutya. Amutora kize Imana wajyanga kuroze gukundana n'ibigabo by'ibikiri. Umva uwamperetse ikigabo nka kiriye. Umva shareka nkubwira ari buriye iby'Imana birizana. Birizana muto. Yeba uzi ukuntu mwatangiye gukundana mbipinga mbica amazi. Sigaye mbarira nkumva umva ninjoro uzi ukuntu yambwiye ngo arashaka ngo kuri Noheli nyine ngo azamfate anjyane Kigali nsohokane nyine ntembereza umujyi ahantu hose, hanyuma nyine ubwo tuzongere tugaruka. Kandi nanjye ukuntu nari mpakumbuye nanjye namwemereye.